ibyago byabaye kuri Profete Sekazuba nta nyugute nimwe byahindura ku Mana. Nkigera hariya saa 10 za mu gitondo bahise banyakura bati nyogokuru harapfuye. Saa 11 n'iminota 30 ndahamagarwa barambwira ngo Murumuna wawe ngo yarembye ngo ibirenge byabyimbye ngo ntashoboye no kwambara inkweto. Kwa gatanu tuja gushingura umucecuru turamushingura bararayo bakomeza kuraronda taha. Nefite stress nyinshi no ndababwira arambwira ati nikuma shaka gusenga niko Murumuna wanjye yambwiye ntaco arabinginze musengane arabasengana nawe asenga nk'amasabira asubira kuryama. Ndageze saa 11 za mu gitondo kwa gatandatu ubwo twashingwe kwa gatanu urumva barampamagaye ngo Murumuna wawe umwuka uri kugenda umushiramo aharyamye. Ndamusengera mwiyegamijeho mukandi kamwanya saa 12 abarapfuye. Navuye gushingura umucecuru naranye kujya kureba abantu bari ngo tureko bwakeye vuga byinshi. Abandi bamwe po ku ruhande urabizi ko mwisi dufite abantu badahuje imitima. Ese ko bamuzanira abantu akabasengera bitwe ngo umukozi w'Imana ko yaguyiwe. Ziriya ni inyigisho kuba ndi umukozi w'Imana suko urupfu wacu rutakwinjirayo. Umwambaro w'urupfu buri wese azawambara. Evo umwambaro w'urupfu nta muntu utiza. Wabuhanura inkuba zigakubita umwambaro w'urupfu uyuje urawambara. Kuko nge Evo nigeze kwisabira urupfu kaza mbikubwire ko nigeze kukubwira. Nigeze kwisabira urupfu navango Mana nibigira muri 2015 uzanyice. Reka ntangiye mbasuhuza mwese badukurikiye ku ISEZERANO TV n'ibyako gaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu aho wabuherereye hose. Kamere ku nshuti zacu ziri hano mu Rwanda, nshuti zacu ziri i Burundi, abari muri diaspora mwese ndabasuhuje kandi mbifuje kugubwa neza ndetse amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Kuri kamera ndi kumwe na mushuti wanjye kuva mu Burera Profete Sekazuba. Twishimiye kongera kwakira ku ISEZERANO TV. Murakoze Vodi nanjye nishimiye ko mwongeye kunyakira ku ISEZERANO TV mwari mukumbuwe. Hari haciyeho umwanya. Yego. Nanjye rero nishimiye kongera gukandagira mu mujyi wa Kigali no kongera kubabona. Biranejeje cyane Imana mu ijuru baho umugisha. Amen. Yego. Profe amakuru yanyu. Amakuru ni meza. Turashima Imana. Ashima Imana. Yego. Yego. Ko uri gushima Imana reka n'ubundi ubanze uyituragize. Yego. Ikigano cyacu kize ku murakoze cyane mbere ya byose ngo Imana reka tubanze dushimira Imana twe turashima Imana ndetse hari n'abandi bayishima ndetse nutabashe kubyuka ngagira ibigwi byiza byo kwishima nawe reka tumusengereje buzaca yishima. Mana mu izina rya Yesu uri Imana y'amahoro ufite ubutware n'ubushobozi tugushimiye kongeye kuduha uburame bwo kubaho byaturutse mu mbaraga zawe si imbaraga zacu zaturutse mu bwenge bwese ubwenge bwacu niwe wategetse ngo tubeho Satani we ntiyabyifuzaga naka gasura nukubera weho nuko kuramuka nukubera weho ibyo niyo mpamvu tuvuze ngo turagushimye habwa icubahiro rero reka abantu bose wahaye kuramuka bagushime kuko ushoboye byose nyemerera rero uyu mwanya wa none tutari twinjira mu kiganiro tubanje gushima mu isengesho tuvuga ngo uri umwami kandi uzahora witwa umwami ngaho bana natwe ugire neza Evodi ugiye kuyobora ikiganiro ndetse ufashe na Sekazuba ugiye gukora ikiganiro bimwe na bimwe umwibyo gusubiza mu byabazwa ngaho rero mwuka wera tuyobore ntabo ubwenge bwacu n'ubuhanga bwacu kuko ugiye no kureba wasanga ntabwo dufite tutagufite ngaho rero dushigikire ikiganiro kiyoborwe nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen. Aha Profe baravuga n'ubone ngo muri byose hari ngo tujye dushima Imana. Muri byose tujye dushima. Niyo mpamvu bavuze ngo ndashima Imana. Ariko ari igihe ari umuntu ushaka kubyumva ariko yamenye ibyakubaye akavuga ati se koko buriya nakwiye gushima Imana. Evode Bibiliya ivuga neza ngo mu bihe byose tujye dushima Imana. Ibyago byabaye kuri Profete Sekazuba nta nyugute nimwe byahindura ku Mana. Yego. Na kakadomo kaba kuri i hejuru ibyago byambayeho kamwe kaba ngo i kari hejuru Imana nta ibyago byambayeho nta nakanyugute na kamwe byavanaho kuko yo ni Imana kandi sinjye wa mbere sinanjye wa nyuma niyo mpamvu mvuze ngo ndi gushima Imana ntayishima yo yitwa Imana zakomeza ari Imana. Twacuza ubukwe bwo kurya no kunezerwa twagira ibyago nk'ibyo nagize tugashingura iyo yitwa Imana niyo mpamvu mvuze ngo ndashima Imana. Yego biba byoroshye gushima Imana mu gihe bigukomereye ugiye wumva umutima usa nkaho uremereye.
birabyoroshye. Yesu nawe yaravuze ngo umutima urakunze ariko umubiri ugize ute uranze. Impamvu ni iyihe Yesu yavuze ririya jambo? Ku mutima yagize ibyiringiro ko Imana yitwa Imana, ariko uburyo bw'umubiri bumwereka ko ubuhagaze birangiye. Ariko aba ngo umutima urakunze ariko umubiri ugize ute uranze. Twebwe nk'abantu Imana yaremye duhura n'ibyago pe, tugapfusha abo dukunda, tukumva tugize amosiyo yo kahinda n'umubabaro kuko dutekereje uko twabanaga nawe. Ariko ibyo ntibikuraho ko Imana ari Imana. Ubushize nigeze kubwira abantu, ndababwira ngo iyo umaje kugira ubushobozi bwo kuba ushobora kurya iwawe ugira stock, buriya evodi ugeze iwawe ukamenya ko muri stock harimo ibyo kurya, ukamenya ko harimo umuceri, agahunga, ibirayi, ibintu byose bihari. Umutima wawe ibyo urarikiye nibyo utegeka umugore kugutekera. Urumva mada, ndumva ashaka umuceri. N'Imana yaturemye rero umutima wayo iyo uvuze ngo uyu nagende aragenda pe, ntabwo watangira waba uvukura uruhinja bakeneye kukusigatira. Iyo Imana iguhamagaye uragenda. Rero umubiri ugomba kunanirwa ariko turafite ibyiringiro, kuko ntabwo tugomba guheranwa n'ibibazo nk'abadafite ibyiringiro cyangwa abadafite icyizere ko hari ubundi buzima tuzagira. Birava ngo duhore twigirira ibyiringiro nyuma y'ubuzima ko hari ubundi buzima. Wenda uko dukomeje kubivugaho profete, biba byoroshye mu byago gushima Imana n'iki, abantu ntago basobanukiwe. Ubundi turagira ngo tubwire abantu mu by'ukuri ibyago uko byagenze, kuko mu by'ukuri nanjye nabibonye numva ntago byoroshye, ariko bisa nkaho udusobanura uduha ishusho yabyo ukuntu byagenze. Iriya shusho yabyo ko byagenze nk'uko wavuze ati no kuvuga ngo Yesu ashimwe birakwiye, ariko hari naho umuntu agera akananirwa. Nari mvuye hano mu ivugabutumwa i Kigali, nabyutse mbwiriza kuri radiyo Inkoramutima, ndataha ari kuwa gatatu, ngeze mu rugo kuwa kane nirirwa mu rugo. Oya, kuwa gatatu navuye hano i Kigali, ngeze mu rugo ariko nafite petit frère wanjye yari amaze iminsi arwaye, ajya kwa muganga bakabura indwara, ndetse umwe akantabaza ko hari ibintu bijya bimufata. Umwe nkamusengera kuri telefone akaba arorohewe. Ariko igihe navaga hano i Kigali kuwa gatatu, kuwa kane mu gitondo bahise banyakura saa 10, bahita banyakura bati nyogokuru wawe arapfuye. Yego. Ukigera hariya saa 10 za mu gitondo bahise banyakura bati nyogokuru wawe arapfuye. Ndabyakira kuko wenda navuga nti nubwo yararwaye ariko na ya myaka 2 tubwira ngo 70 cyangwa myaka agira 80, nabonaga yarahirengeje. Nubwo utamubwira ngo apfe kuko ntawumva ko yapfa, nubwo yabashaje agendera ku kabando, bitanumva ko ari ibintu byo guherekeza umukecuru. Saa 11 n'iminota 30 ndahamagarwa, barambwira ngo Murumuna wawe ngo yarembye, ngo ibirenge byabyimbye, ngo ntashoboye no kwambara inkweto. Yaratuye hehe? Yaratuye Musanze, nje ntuye Burera. Yego. Kuko yabaga i Musanze akodesha we n'umugore we. Noneho ndavuga ntoke umukecuru arapfuye, Murumuna wanje ararembye, ngerageza uburyo bwose mpita ntabara uwukiri muzima. Nti wenda mukecuru ndaje kumureba, we yapfuye yatashe. Ngerayo koko nsanga ibirenge byabyimbye, kwambara ipantaro ntibyashoboka, ndi gakeya. Turajya dushaka uburyo abona ipantaro yo kwambara, ndanamusengera, turasenga n'abandi bakozi b'Imana. Turangije umutima umpata kumuvana aho yari ari kumuzana iwanjye, kuko byari byaranze, bibonaga ari ibintu by'ibitero umuntu arashatse kuvuga byinshi, ntawe utazi ko ibitero bigomba kuza cyangwa umuntu agapfa. Ndamuzana, mugejeje iwanjye, ndamukomeza ndamusengera, mbona tutangiye kuganira. None ngeze nyuma musiga mu rugo, mpita njya kureba urupfu rwa nyogokuru mvuka. Ngezeyo urabona byose iyo wagize agasura abantu nibo bareba. Ninje bakuraga buri kanya, turatapanga ibyo gushingura dute, ese tupfe gucukura tugire dute. Ndavuga nti hoya reka tumuherekeze neza nk'umukecuru, ndi yanda inshuti zanjye ziramfasha, tureba ko twamuherekeza neza nanjye no mu buryo bwanjye nari mfite. Mukecuru dupanga kumushingura kuwa gatanu
sigaye abantu bararaye ariko kubera ko nasize umuntu urwaye mu rugo mbasaba uruhusa nabwo mu murareho nje kureba undi nasize mu rugo ngeze mu rugo petit frère arambwira ati ndumva shaka igikoma mutekera igikoma aranywa n'ibindi byose dutangira kuganira kuwa gatanu nje guherekeza umukecuru mbese ubona yatangiye kugarura akayanja hari nambwira ati dore ndi gukandagira nkabona koko imana igukora imirimo n'ibitangaza mbona hari ikintu imana yatangiye gukora kuwa gatanu tuja gushingura umukecuru turamushingura bararayo bakomeza kurara ndataha Murumuna wanje arambwira ati ndikumva niki hari groupe y'abingenzi kunda kuza gufatira ibihi wanje kuri yakine pe banagirana n'umwanya wo gusenga kubera ngere stress zo kwirirwa nshinguza masima ibikoresho ibiki byinshi nefite stress nyinshi no ndababwira arambwira ati ndikumva shaka gusenga niko Murumuna wanje yambwiye ntaco hari abingenzi musengane arabasengana nawe asenga nk'amasabira asubira kuryama icamba baje vodi bimwe tuvuga ngo umubiri urananirwa ndageze saa 11 za mu gitondo kuwa gatandatu ubwo twashingwe kuwa gatanu urumva barampamagaye ngo Murumuna wawe umwuka uri kugenda umushiramo aharyamye ndahaguruka ngerageza kumusengera ndamusengera mwiyegamijeho mu kandi kamwanya saa 12 abarapfuye nararanye navuye gushingura umukecuru naranye kujya kureba abantu bariyo ngo tureko bwakeye nunkurikira ahisa apfa akimara gupfa naragiye abantu bararira urugo rwose bagira bate byinshi apfa kwa gatandatu ku cyumweru tumushingura saa 8 ngira ngo warabikurikiye byose uko byagenze imihango ariko nkuko umubiri washaka kunaniza ariko nkavane ntaco ntabwo nshobora gurenwa n'agahinda nk'udafite ibyiringiro hari igihe vodi tuje tuvuga ibibazo urabona nk'ubwo nari nakoresha imbaraga zose ntabwo nari nzi ko warapfa nahise ntekereza ndeba ukuntu mperekeje umukecuru ndeba ukuntu nsigaye ndi zero tekereza Murumuna wanje arapfuye kumushingura biti umukecuru tumerekeje neza ubusi ndamushingurana ariko ndashimira Imana yuko ifite uburyo bwinshi nubwo twahiranwe n'agahinda ariko ndashimira Imana ko twamuherekeje neza abantu bamuvuga ibigwi bavuga byinshi abandi bamwe po ku ruhande urabizi ko mwisi dufite abantu badahuje imitima ese ko bamuzanira abantu akabasengera bitwe ngo umukozi w'Imana ko yaguyiwe ibyo byaravuzwe ubwo nicyo kibazo wenda abantu benshi bahita bibaza ko tuzi ngo arasenga tuzi benshi twabonye bazanye barembye no kurushuriya ku kibo bakize kucyo atasengeye Murumuna we ngakiri Elisa yigeze kubwira umushune mu kazi ubwo yazaga amubwira ko wa mwana yapfuye Elisa yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo mana kuki wabimpishe niko Elisa yafuse njewe nari maze iminsi Murumuna wanje uzi ko nakubira ko bari muna banje bose nari maze iminsi mfite umwuka wo kubavuna ngo bakire Yesu baze dufatanye umurimo uri yunkurikira hari hashize amezi atari menshi cyangwa umwaka utarenze ariho yakiriye Yesu kugera naho muramuwe uvuka n'umugore yavuze ati naramukakishijwe akareka inzoga nzamenya ko nzamuha akazi nzagirane nanjye mbwira Murumuna we ndabana njewe nta mafaranga mfite yo guha Murumuna wanje akazi ariko kuvuga ngo uzamuha akazi nanjye ngiye gusenga Imana yampamagaye akizwe ariko icyambabaje yarageze ndakunda Imana yarageze ahantu usanga n'akazi muramo yamuhaye kuko yabaga muri kenkiyori icuruza iby'ubwubatsi ugasanga nonje nkamutungura na mugiro ngasanga umuhungu ari gusoma Bibiliya ari gucuza ari gusoma iki Bibiliya twaba turi gusengana ubuhanuzi bukamanuka ngo haraheza ngiye kugushira uzi ukuntu twatekezaga ubuhanuzi bukimara kumanuka ngo haraheza bahita kuvuga ati kubera ko ari mu bukode agiye kubaka amazu agiye kubaho neza akaba ari kumwe mutekereza noneho cokora nk'umuntu umaje kugira inararibonye mu ibintu by'Imana Murumuna wanje bucura bwa mama n'umuhanuzi nawe ni mutoya ndamuzi aba inyanza arambwira ati mukuru wanje
ngize iyerekwa rya Charles kuko nkurikire twa Charles ndumva ari wawundi simwe twajyanye Masaka urimo kuvuga w'umuhanuzi. Yes, yego. arambwira ati ngize iyerekwa rya Charles mbonye twicaye ku igare ati ndagira ngo nsobanurire iryo gare ridutwaye turi babiri ati ngenda risimbuka ndangije kurisimbuka we riramujana mbura arengeye kubera ko yararwaye ko umuntu umaje kumenya ibintu by'Imana ntekereza bari ku igare ari babiri. Petit frère arasimbutse mutoya undi ramujyanya buri yarengeye ndavanira ni igare ry'urupfu turije kumutwara ku mutima ariko nge sinabibwira abantu umva nuwigaga kuhanura yamuhanura akavuga ati tubonye Imana igushiza ahantu heza ariko ruriya rupfu rwe rwanyerekeje heza Imana yateguye buri Imana yanje kumutwara akiri umunyabyaha akiri umusinzi akiri umuntu ugikora ibintu bigize imanza kumutegura. Rero niyo mpamvu ubushize wanabonye mvuga ntikamuririmbire nubwo wenda akamubiri kaza mugashaka kunanirwa turimo tumuherekeza agiye gupfa bambe turimo tumushingura ariko hari nosiyo nari mfiteho uwo mwana ndavuga ntaco ndabimenye kuva wasimbutse igare wakagenda tacu nuko namusubije ntihumura kumuhanuza ukiri mutoya sinahita mukura umutima ndavuga ntihumura muri iryo gare nubwo ryamurenganya rizamugarura nuko namusubije wowe nshima Imana ko warisimbutse nuko namusubije arapfa aragenda niho abantu bavuze se kasengera abandi ariko isaye yarageze buriya nashimye Padiri Obaridi hari ikintu yavuze yari muri stade ubworoherana abantu babyibuke kera aravuga ati ntimuje mubabazwa nabo nasengeye bagakira abandi ntibakire yavuze ijambo rikomeye yaravuze ati nanjye ubwanjye usengera abantu bagakira abandi bakabohoka igihe kizagera cy'urupfu rwanjye nubwo muzazana abantu bahanura abapfuye bakazuka nta muntu uzansengera ngo nkire iryo ni ijambo yivugiye. Rero bishatse kuvuga iki ziriya ni inyigisho kuba ndi umukozi w'Imana suko urupfu wacu rutakwinjirayo. Umuntu wese afite ibintu bibiri hari ukuvuka no gupfa kandi umwambaro w'urupfu buri wese azawambara evo umwambaro w'urupfu nta muntu utiza nguvuye ngo nge sinda wambare iyo waje urawambara waba ukomeye waba woroheje iyo waje urawambara waba uhanura inkuba zigakubita umwambaro w'urupfu yuje urawambara. Ubwo reka nsobanura abantu bavuga ko nsengera abantu bagagira bakabona hari naho bazana bahetse mu ngobyi pe hari naho bikomera urabona ko ahantu nsengera ku rusengero rw'irageranye n'ibitaro baje gutanga transfer bakoma ari gusenga bakamanza kunyakura ati bimeze biti cyangwa umugore yababuze nk'ibisabona bikomeye bati mu mwakure kandi koko twahagera bigashoboka ariko ibyo ntibikuraho ko nanjye Sekazuba nzapfa nanjye uwo mwambaro uzaza mpfe isaha yanjye nigera icyo nashima Imana yuko muri muna wanjye yapfuye akijijwe afite Yesu muri we icyo nagishimiye ariko abantu kuvuga bavuga kwamba kuvuga kuko turafite abantu banyuranye ntago wakora ibintu byose ngo binezeze abantu bose uko rero urwo ni kurupfu rwagiye ndabashimira ko mwamfashe mu mugongo nasengewe n'abantu batandukanye abampaye poli barahari benshi cyane bazindutse baraza abantu bakoze byinshi abantu barampamagaye abantu bagize bate baravuze ati humura kuko ndakeka urukurikira n'ibwirizo ndi kubwiriza na essence y'Imana urashaka no kugendera mu mavuta arenzeyo narindimo kugira ngo ejo batavango naheranwe n'urupfu rw'abantu babiri banje bapfuye. Rero nta kizabuza gukuraho Imana mu mubwiriza gatatu uhereye ku murongo wa mbere kugeza kwa 8 haravuze ngo hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, hari igihe cyo kurira n'igihe cyo kugira gute cyo guseka, hari igihe cyo kubyina, hari igihe cyo kubyina n'igihe kitari cyo kubyina. Rero ico gihe cyose tuzakinyuramo. Profe, nirihe somo bira bintu byagusigiye wowe ku bwawe? Isomo byansigiye cyane cyane wenda na abapfuna rimbazi cyangwa no kuvuga ngo umuntu yapfuye, ariko uriya yapfuye ari imbere yanjye kandi ni umuntu wari ufite imihigo n'imigambi myinshi cyane.
isomo rya ruriya rupfu rwa petit frere wanjye nkurikira, ikintu ryambaye yuko mpora niteguye umunsi n'isaha. Guhora niteguye umunsi n'isaha. Nimbona ntwaye imodoka nk'iyi naje muri Kigali, nimbona ngeze mu rugo amahoro nshima Imana, ndimona nsinziriye nkumva Imana igize ngo kirakanguye ndonge n'ubundi nayishimaga, ariko byambaye izindi nyigisho zo guhora mvuga ngo isaha yagira ngataha. N'ubundi suko ntari mbizi, ariko bira byambaye moteri yo guhora niteguye ko uyu munota byagera saa sita ndiho, ariko ejo saa 10 singereyo. Icyo ni cyo somo Imana yampaye, no guhora niteguye mparanira. Ikindi cya kabiri, no kumva ko Nyagasani inshoboza kuba nasiga ubuhamya bwiza imusozi, kuko ndebye nk'abantu baririye muri muna wanjye, birashoboka n'abarira wenda batagukunda, ariko aho yarahagaze kandi no atari yanakizwa, ni umuntu waranzwe n'ibintu byiza. Dushaka kuvuga ngo abantu bazaririrwa sabajya mu rusengero gusa, ni umuntu waranzwe no gufata umuntu w'umuvandimwe wese, yaba mukunda baba bangana batagira bate, akajya bafata nk'umuntu. Rero ibyo hari izindi vantage, hari irindi somo, hari ikindi gihe kane nigiye mu rupfu rwa petit frere wanjye, cinjiye muri Sekazuba. Kandi kindi nigiyemo ikintu cyo guharanira no kubana abantu bose amahoro, nubwo ntabishobora byose, ariko nzagerageza no kubana abantu bose amahoro. Hari umuntu yavuze ngo uzasiga inkuru iki imusozi. Rero ni urupfu yapfuye ndi kumwe nawe, nimugoroba twaganiriye, anyereka igikombe kinini, turabona namaze igikoma cuzuye hano. Ariko akubwiye yanyerekaga igikombe ati do, ati bateka ikindi, kabwira madamu bashaka banamutekera igikoma. Ariko yasinziriye abaza kuganira n'abantu, avuye no mu masengesho, abantu bamuhanurira, bamubwira ngo hari aheza Imana amuteguriye. Ibyo rero katubwira abakozi b'Imana, twaremeye kwitwa abakozi b'Imana, ko twaremeye gupfusha no gucuza ubukwe n'ibintu bibi. Muri make umuntu wese akwiye guhora yiteguye. Yes, kuko tutazi umunsi n'isaha. Urumva nibo ngo mwarimo murimo muganira, yego, ariko mu munota umwe avuye no mu masengesho abaragiye. Twe no guhora twiteguye, nta kwirara. Waba ugenda mu ndege, waba ugenda muri Range Rover uzapfa, waba ugenda muri V8 uzapfa, waba uri apostle uzapfa, waba uri bishop uzapfa, waba ndetse utagira n'idini n'itorero, waba uri mayibobo uzapfa. Twese urupfu ni umwambaro tuzambara, ahubwo si uzawambara ute, nicyo tugomba kwigaho. Uyu mwambaro nuza konzi ko ntazawihakana igihe uzaza, nuramuka ukomanza ugakomanga ukavuga uti naje uranyambara, ahubwo tuvuye ngo nzawambara ameze nte. Ese ni ngwambara irembo uwo mwambaro uzanyijizamo ni uwuhe? Nuwirimbukiro, nuwubugingo nihe? Ubwo rero nuguhora twe tugenda, nubona wagurutse muri ukatse imodoka ukarya umure, tukarya ifiriti, donko ukagira ute, ukabura umumiliyoneri, ukabona urahagurutse, ukabona uruguhemba abakozi, uzamenye kuzapfa. Tekeza ati nimara gupfa biti nzasiga inkuru iki? Zasiga inkuru iki musozi. Wa ufite waragafashe pe, kamvuge mu mugwa mukuru wacu wa Kigali, waragafashe, ndakubwiye uzapfa. Esho uzapfa uti kuko nta nubwo ruzaguteguza ngo manzi uje kubwira abo wahemukiye, babwire ngo mumbabare. No, niruza abahemukiye nabo nawe wagire neza nabo. Icyo dusabwa, ese niruza tuzarwakira dute? Ese niruza wazinduka kagwa mu nzira, warya mugaherayo, warwara indwara ntizakira ugapfa. Icyo dusabwa bite? Nidupfa tuzasiga iki musozi? Ese nidupfa tuzanyura hehe? Icyo gusa. Amarembo nabiri, irembo ryo kurimbuka n'irembo ry'ubugingo buzahoraho. Hari n'abatemera ubwo bugingo ariko burahari.
kuko dufite Yesu wanesheje urupfu. Tuzapfa ariko dufite warunesheje, azatujyana aho tutazongera gupfa atagera urupfu. Kuko niba Yesu yaranesheje urupfu, ahari ntago ruhari, kuko yararutsinze. Ahubwo twe nugwane na kuzagira ahantu hataba urupfu. Kubizera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nyuma yo gupfa ugasiga amataje n'amamodoka, hari ubundi buzima utazasiga ibyo uzasangayo. Hari aho tuzahaba mirere na mirere. Nta kuvuga ngo tuzasiga iki nitugerayo, ni mirere na mirere. Hari ibisabiro kugira ngo uzagereyo, nibyo tugomba kugira, nibyo tugomba guhora twiteguye, tugora duharanira kuba inyangamugayo, guharanira kubana n'abandi amahoro. Urazi igihe tumaranye, ngira ngo imyaka 2 irashize. Yego. Kubuhora uva ngo ndabona mushuti wanje muri Kigali, ni ukubana amahoro. Hari igituma unyakira wishimye, hari igituma nanje unyakura nkaza niruka. Uretse nawe dukwiye kubana n'abantu amahoro. Nk'ibigwi byavuze kuri Petit Frere namukundaga cyane, twe dufite n'imihigo. Ndi kumubwira no Imana izanshoboze muri bene mama mwese mufite muri munzu z'ubukode. Twe twamaze iminsi twabiganiriye, ariko ni kumva ndi mu ntombero Imana mvanye mu bukode, tuyisenge tuyikorere mwese mwaravuye mu nzu z'ubukode mufite amazu yanyu. Agera nahambwira, arambwira ngo ariko wazadufasha tukajya ku kinyamakuru twese nka bene mama tugatanga ubuhamya ukuntu umaze iminsi uri kutuvuna twaba twarakiriye Yesu. Uzi kumwe wigeze kumubona, nigeze kukubwira na Musanze ya unywaye urumogi ari gukubita mama. Ndimo mbwiriza mu rusengero ku cumwe ijwi rirambwira ngo ntibakwakire tabari wanyu. Ngeze ndamupfukamisha amabuye yasinze. Ubu no muririmbyi n'umuramye mu cumba c'amasengesho. Uriya uwo mugeze wonya kwigendera barakijijwe. Uni na wakoraga mu kabare arimo yibera adatunga n'intoza barakijijwe. Wawe nakubwiye ngiye gusengera i Buganda. Ejo bundi yaje guhamba mukuru we n'umukurikira. Uwapfe akurikirwa na undi w'umumotari Kampala. Yaraje yavuye mu rugo namusengeye yakiriye Yesu. Urumva ni iminyago za bene mama narindi kwaka Satani. Ariko Satani avuga ati kuyikamutware ndebe ko arakomeza kugira imbaraga zo gusengera abasigaye. No, Satani twaramumenye, dufite ibyiringiro ko niyo bapfara aho tuzahurira. Ntago tuzaheranwa n'agahinda. Twasigara turi sakindi dufite ba Evodi. Twasigara ariko ico tuzi dufite Imana. Twe twashira mu buzima busanzwe, twashira eva amafaranga yagushiraho, ibyo warishingikirijeho hari icatuma birangira, ariko Imana yacu ntagishira, ntagizagera irangira. Kuko no kuri Evo iri koti nambaye nagera ikibazo ngahita ndigurisha nkasiga nambaye isengeri. Yego. Ariko yatumye nyambara iracyariho, yatumye nambara iri koti yo ntago igurishwa ngo ishire, irahari. Iri koti ntago naburari wanje ngo ndi kwambara amakositimu nkaye ngo nakubise haya amadarapo. Oya idarapo nari kwita ku gasenge, ariko iri koti rigatuma turamuka. Urumva tukaramuka tukabaho. Ariko Imana yacu yatumye ndigeraho ntashoboye kurige iracahari, ntizapfa ntinasaza. Ukuboko kwarambuye nkaryambara, ntago kwigeze kuba kajorite, kuracyahari. Yego. Nibyo byiringiro mba mfite. Nibyo byiringiro mba mfite. Nimugoroba nahagaze saa 8 nari ndi kumuhima harako ya mahano nari naraye. Kingura idirisha ndeba amatara muri Kigali, ndareba mbona hari udutara turi kwaka mu tuzu dutoya, mbona hari amatara ari kwaka mu mataje yo muri Kigali uko gagenda garutanwa. Ndangije rero nitegereza uyu mujyi, ndabo mbonye amatara n'abantu, ibi byose biri kwaka biri mu maboko. Hari abamatara gari kwaka ndi kureba, ariko basinzire batazi yo bari, kandi bubatse gari amazu. Hari igihe banaryamye bitabaga bakome bumva ari bihangaje, ntari kuyimanisha kategekera ijoro rikabaho ntirizigere rica. Banashyizeho abarinzi ahubwo. Bashizeho n'abarinzi. Imana yategeka, uzi ngo wapanze na programme ngo mu gitondo ndahaguruka nza muri company, waje wica ugasanga ijoro riracahari. Bwaca muge umva ntutegereze ko buca ugaca igategeka herayo. Washizeho abarinzi na sonera zo kubipangu na kamera, n'imbwa zabitojwe ndetse na zimanika zisinziza. Cyangwa bwaca mu gitondo wari uzi ngo ufite imihigo n'imigambo ugasanga ntayo. Ndongera ni ibyiringiro ndavuga ngo aya mazu ari kwaka, yashobora kuba hari umwana mayibo burayihara mu kiraro Nyabugogo, imbeho iri gukubita, wanasabye n'urupfa karubura, ariko mwaya mazu gari kwaka. Mu yindi myaka 3 tukazasanga mu mwaya mazu w'amayibo wari wisabiye urupfu uri mu kiraro yaguze inzu ya wawundi utari waraye hehe mu kiraro.
rero abantu bitondereye Imana. Imana yakwica, Imana yagukiza, Imana yo yitwa Imana, ntabwo izigera ihinduka. Urupfu rw'abavandimwe banjye ntabwo rwantandukanya n'urukundo rw'Imana. Nukuri. Kuko njye Evo nigeze kwisabira urupfu, kaza mbikubwire ko nigeze kukubwira. Nigeze kwisabira urupfu navango Mana, nibigira muri 2015 uzanyice. Byagenze bite? Ico gihe nari narabaye icihebe. Inzoga none iwacu turi abakene. Mbona nta bundi buzima buriho. Imana ibona ko urupfu rutankwiriye ako kanya. Si uko ntazapfa ariko abanya ko rutankwiriye ako kanya. Kandi ico gihe nari muri gategori kuba ngo nshaka gupfa. Wowe udashaka gupfa ruzagutwara, abarushaka ntibarubone. Nikikora. Kuko yo icuru kwishaka ntabwo yibwira ngo ntabwo yihitiramo. Yego. Hari nuwa wenda mama niwe wavuze atanze ubuhamya bwa muri munanje aravuga ati iyiza kumbwira nari ndavuga ngo mpfe agasigara. Nabandi nawe ntabwo uzurupfu rwagushimye warubwira ngo isubirireyo. Ntabwo warwemera ko rugutwara. Urupfu ruguteguje ngo ruraje. Nabonye agatekerezo k'umugabo wavango ntabwo ashobora kubana n'abandi amahoro. Ariko bamubwiye ngo isa n'izinga zaba yishwe n'indwara y'umutima ngazaba yapfuye. Yagiye gushaka abantu bose yahemukiye ari gucungana n'isanga urupfu ruraje. Bose abasaba ngo imbabazi. Bigeze nyuma n'umupasiteri ngo wari wabimubwiye ngo Imana yarazi ko pastor ahanura. Imana yambwiye ko sayi niyo uraba wapfuye. Kandi yarabwiye pasiteri ariko pasiteri ko muvuga ngo tubane n'abana ibyo byose umuntu abishobora ari umukire. Yagiye gushaka abakozi yahemukiye. Azi ngo urupfu ramutwara saa 8. Arabwira ati mumbabarire. Ati saa 8 raba rwashitse hano. Raba rwahageze rurantwara. Aragenda kuba yirukanye kera b'abakozi. Arababwira tumva abona ahemukiye mumbabarire urupfu raza. Uwo muhigo yawushoboye kubana n'abantu bose amahoro. Bigeze nyuma Imana yongera amanuka ngo kubera ko wagaragaje ko wabana n'abantu bose amahoro urupfu ntago rukije. Rero urupfu na mama aravuze ngo umwana wanje namukundaga ngo niyimbitishamo narinda apfa. Buriya mama rwakomanze akarubona rushinyitse ruriye kumutwara. Yavuga ati shaiba wigendeye. Niba riri bara ryawe ari kusa igendera ta urupfu. Abataruzi urupfu. Nuko rero ndivuma ngo nzapfe 2015 ariko yo indeba ko ntari wo gupfa kizampinduro udakwiriye gusa n'urupfu. Nubwo nzanapfa hari ibyo nabonaga ntashobora gukora yinyereka kizankoresha gushobora kubikora. Shawe naramuherekeje nubwo ari mucara abantu baravuga ati koko Yesu ni Yesu. Ngira ngo arakurikiye video. Yego. Navuze nti mfite inshuti mfite bayevoda. Ndamuherekeza neza. Ndavuga nti data yarapfuye mukuru wanje arapfa. Dushingura duhiritse kubera ubukene naho guhamba tumanza twahasaba duhirika nk'abagize nk'aba 97 turahirika nk'intuza. Ariko reka dushingure mu cubahira bamenye ko hari ibyahindutse. Ibyahindutse tumuherekeza neza nubwo watabiza ariko kirana icyubahiro cyo twamuhaye. Shingura neza ibiterane biraba abapastori baraza barabwiriza. Tumaserekeye mu mujyi wa Musanze baraza turamushingura turamerekeza. Rero ibyo bivuga ngo iki nuguhora twiteguye isaha ku isaha. Kandi nabonye abantu Evo, nabonye abavuye i Bugande. Yesu ni mwiza. Nabonye abavuye Nyanza Butare baraza bararara. Nubazaza ku Kiriyo ejo bundi tariki 2 kwa gatandatu bazaza ku Kiriyo. Nabonye abavuye mu Mutara za Nyagatare bararara. Nabonye abantu Evo, hari n'abantu ngwe ntazi mbona baraje ngo turibwa kwa dusenge twamenye kwageze ibyago. Nabona abantu bafata mu mugongo abapastori. Nabonye abantu baba hanze bavuga bati komera turi kugusengera. Nubu hari ugifite amase, nubu hari umuntu umva yaravuze ati ntaco naguha ariko napfukamye ntari mu gihugu cy'u Rwanda. Nubu aracasengera kugira ngo Imana ikomeze mfate. Ariko ejo bundi abonye ndi kubwiriza aravuga ati namenye ko amasengesho ari gukora. Ndabane ntacantandukanye n'urukundo rw'Imana. Inzara se no gupfusha se noko. Urakoze rero kumbaza inyigisho uranazi kubwiye nigiyemo. Ariko urupfu ni urupfu. Urupfu ni urupfu. Uzirate nk'uzapfa ejo, ntuzirate nk'uzarama. Imyirato yawe izahora igaragaza ko uzapfa ejo. Uzapfa ejo kuko ejo wapfa n'ejo bundi wapfa. Iyo burimbye ngo ntabwo tuzapfa tuzarama ntago ari ukuramira ku isi. Haraho tuzaba tuzarama. Iyo vango Yesu yatsinze urupfu
urupfu yatsinze naho tuzajya tutazongera gupfa. Ni hari ufite ubasha aho rutagera. Hano rurahari ni irembo tunyuramo. Ikindi gikomeye yuko atemerera umuntu wese umukiranutsi kariranwa narwo. Tuzava mu mireko ntabwo tuzarenwa n'urupfu. Niyo mpamvu agiye kuzima kubita Satani kupe n'urusha. Amwaka urufunguzo afungura ibituro by'abera. Tuzapfa ariko ntabwo tuza mu maboko ya Satani abizera Kristo. Kandi tuzajya aho yatsinze urupfu. Aho urupfu rutanutse izuru. Hamwe n'umwana watarwara ibicurane. Yego. Aho niho tuvuga ngo twatsinze urupfu na Satani. Profe urakoze cyane kandi komeza wihangane nyine ariko uravuga uti nta cyantandukanye n'urukundo rw'Imana. Yego. Yaba urupfu yaba iki niko biba bimeze. Kandi ntekereza ko ni isomo rikomeye no ku bandi kuba hari ibyago, kuba abantu bababaye ntago bikuye ko Imana yitwa Imana. Yes. Kandi ibyo ntago bikuye kubakura kuri iyo Mana. Oya. Kuko niwe mugenga wa byose, ni ishobora byose kandi yitegeka ibihe. Yego. Ndagusogereza ko kantu k'urupfu naho gatoya. Umugabo yagize amazu menshi, yarafite abana yabyaye bakomeye, agira amafaranga menshi, agira abantu benshi. Birangije ikintu yakoze, we yari umuhanga, yandika igitabo aravuga ngo nta Mana ibaho kuko hari abantu bafite ubwo buryo. Arangije pe, yari umwana ufite abana bibera hanze bakomeye bize b'abadogiteri, kuko mu buryo afite yabona ibintu bye, akabona ibintu bye bigaragaza ko Imana ntayihari. Imana ukuntu ikomeye, wa mugabo arwara kanseri. Arwaye kanseri, ibitaro bikomeye bibaho ku iyisi, abana be bose bayimujyanamo. Aho bageze abaganga bose bamanika amaboko. Umuganga kuri finali umanitsemo akavuga ati naho Imana. Wa musaza aje gusamba akumva n'umudogiteri avuze ngo naho iki, naho Imana. Mugabo ati kira gitabo nanditse kiva ngo nta Mana ihari, naba bahanga bazanye ko bavuze ngo naho Imana. Aragenda araremba agiye igihe cyo gupfa. Imana ituma abakozi b'Imana mu rugo rwe. Ikintu cya mbere bamwigisha n'ubwo ngo wemera Imana. Arababwira ati mbere naravuze ko ntayiriho, ariko none naho bari banjanye mu bitaro bikomeye numvaga bari kubwira barwaza ngo naho Imana. Kubera ko bavuze ngo naho Imana, nanditse igitabo kivuga ngo nta Mana iriho. Nanjye nizeye ko ubuzima bwanjye ari aho Imana. Muzane cya gitabo natanyaguje, nanditse ngishwanyaguze ngitwike mvuge ngo naho Imana. Yarafite kanseri agiye gupfa. Akimara gufata cya kitaba akirase kibiriti gihiye. Arangira bati dogiteri ambwiye ko ari aho Imana. Imiti zaranze ngiye gupfa ariko nanjye naho Imana. Uhereye ako kanya ijwi ry'Imana ryamanukiye mu bakozi b'Imana bavuga ngo uhereye aka kanya kubera kumenye ko mfite imbaraga ndiho kira. Ahita kira kanseri. Kubera iki? Yumvaga n'umuganga avuga ako hari igihe abaganga abadogiteri badaca intege umurwayi ariko bakongorera umurwazi ati wihangane naho iki, naho Imana. Ejo bundi umumama yaransekeje ati nagiye ubutaro, uzi ko dufite ibitaro bikomeye ara Patinas. Hari inzobere zavuye hano Kigali zija muri Patinas. Baravura bamugezeho barapima, bari bamaze iminsi atagaragaje papuro. Muganga aramubwira atumva rero ntabwo tuguca intege ariko urasenga. Ati ndasenga. Tasigaye rero naho Imana. Atumva tukurangire. Uwo mugore yabitanzemo ubuhamya. Ati na muri bure utagiye kure umugabo bita Sekazuba uramuzi? Ati ndamuzi. Ati rero twewe biranze genda mufatanye musenga. Ejo bundi ari gutanga ubuhamya yarakize kuko baramubwiye ngo naho Imana, none ageze inyuma kuko yumvishe we yarabati nubwo ntakije haza inzobere zavuye i Kigali kuko niba abantu dutinya nabavuye i Kigali. Burya kanze nkubwira uzumve n'umurwayi wacarembye bakamujana mu ruhenya akavuga ati ariko mwanjana muri seshika nabi Kigali bagakoraho kuko bazi kubumenye bw'i Kigali burenze ubwo mu caro. Rero kumva ngo inzobere z'i Kigali zaje mu caro zirakubwiye ngo naho Imana ushaka aho bakurangiye uhaje. Umugore yaje wanze yankanguye saa 11. Ati umva nari naragupinze, ati sinanakwemeraga, barambwira ati none n'umuganga ntazi, ati mwiza umumama w'ikizunguzungu, ati yambwiye ati umugabo bita runagura muzi. Ati rero genda usenge, atari kushaka uwo mugabo. Ati none nanje ndazindutse. Uwo mugore pe Imana yo mwijura yamukoreye. Kubera iki? Yemeye Imana atemeraga. Yumvisha inzobere zije, yumva ko ziramukiza, ariko zipimye zisanga ariko zivuga ngo egera Imana. Nabo bazi ko hari aho ubumenyi bwo burangira Imana yikagira iti iyashizemo umuntu umwuka akaba ari ikora imirimo.
ntabwo tubuje abantu kuja kwa muganga ariko hari ubuhanga bwacu burangira. Impamvu tutabaza kwa muganga none se iyo mba ntegeka byose bikabaho ntabwo nemera ko muri muno wanje apfa. Mfite gusengera abantu ariko Imana ahamagaye haraho manika amaboko. Haraho manika iki amaboko. Urumva aho manika amaboko rero n'ikindi cya kabiri nge niyo nakira umuntu amubwira wagiye kwa muganga iyo uje n'umurwayi burana muri muna wanje agenga bakamira ngo namaroze nabwe na mumanze umujane kwa muganga bamupime manze nsenga Imana nampishure nanjye kuko ikintu turafite n'abantu gusenga ugasengera mu bujiji ukumva ko kamara ari weho ariko Imana ashizeho n'abaganga Evode ibaha nubwo bumenyi ubwo bumenyi nabubaha nyine yego buriya n'ubumenyi Imana ibaha bagomba gukoresha nabo kugira ngo bagaragare ko Imana yabahaye impano ariko hejuru umenyi bwabo hari Imana. Niyo mpamvu wumva ngo barananiwe ariko nabo bakavuga ngo naho Imana rero hari n'abandi nabo yahamagaye bo bataragukubita igipimo cyo muno nka gutya cyangwa bavuga ikinini ngura cyangwa saa sita bo barambura ikiganza bakavuga ati mu izina rya duhamagaye ko nizo mpano zacu uyu muntu nakire abo barahari barahari niyo mpamvu bamwe ngo genda uje kwa Sekazuba umugore araza nuwahara mu kido yarapingaga bambe mucanika ku mupaka ubu ni muzima ari kwirirwa ari gusimbuka mu cumba cyonje ari gushima Imana. Ubu namenya n'uwo muganga wamurangiye azana mugore bwo azapakira n'ibiramuzanira kuko yamurangiye ibindi bitaro ageze ahita akira. Prof reka ngushimire cyane ndumva ari ibyo abandi banyarikiye kuri Sekazuba Forum TV. Yes ibindi barabisangayo ndetse niyo mihango yose niho yanyuze yego kandi dusaba abantu bakomeze bifatanya nawe kabisa ntabwo byari byoroshye umuryango w'Isezerano TV ndawusaba rwose bagushyigikire bakwihanganishe baguhamagare bagusengere byose cyane ko tubwiye ko muzakurikira ngena ku wa gatandatu tariki 2 yego bwaba bishobora bazahagera mukifatanya yego muri uwo muhango wo gukurikira iyo yego ibindi rero numva badusengera waho kina kuguhamagara nimero irapininze hano hasi ashaka kuguhamagara kandi urakoze. Bibiliya ivuga neza mu migani 17 umurongo wa 17 yego uravuga ngo inshuti zibana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Tuba inshuti mu byiza no mu bibi bambe mu byiza no mu bibi byose inshuti zibana ibihe byose. Urumva Evode bivangwa ntabwo tuzabana twicaye kuri kamera gusa inshuti zibana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Imana ibaha umugisha mukomeze mudusengere kandi karibu kwifatanya natwe mu kiriyo yego turabararitse gukurikira Imana ibaha umugisha reka tubasengere. Mana mu izina rya Yesu uri Imana y'amahoro ufite ubutware n'ubushobozi uri umunyembaraga si ubwa mbere tubona ufite imbaraga si n'ubwa kabiri twarakubonye Mana twarakubonye tuzi imbaraga zawe tuzi ko ari wowe ugena ibintu byose tubona gusengera abantu badukurikiye bagize ibyago nk'ibyo nagize Mana kugira ngo ukomeze bafate umugongo ndetse n'abatarabigize kugira ngo ukomeze ubakomeze unababirinde kuko ushobora byose. Ngaho abantu bose badukurikiye ngaho bashigikire abatanezero bahe kunezerwa abadafite ibyishimo bahe kwishima abababaye Mana batabare kuko ijambo ryawe ryaravuze ngo mubabarane n'abababaye mwishimane n'abishimye. Reka tubabarane mwiri sengesho n'abababaye kandi twishimane n'abafite ibyishimo ntituvango bikuyeho kwishima abishimye twishimanye namwe abababaye tubabaranye namwe reka Uwiteka bakomeze kandi twize ko namwe mubabaranye natwe kandi mukishimana natwe. Ibyo ni injyana ya byose ndabasengero kugira ngo ugire neza umuntu wese waburwaye akire. Ndasenze cyane ngo umuntu wese ufite ibibazo ubikemure kuko urakitwa Imana ntakizahindura izina ryawe uracyari Imana ikora ufite ubutware n'ubushobozi narakubonye ukora si ubwa mbere si ubwa kabiri kuba twapfushe si igikuba cacitse uzahora ukora uzahora utanga imigisha uzahora uhindura amateka witwa Imana witwa El Shaddai urakomeye. Ngaho gira neza umuntu wese wadukurikiye mu iki kiganiro ahabwa umugisha ku bwawe Mana urakoze kunyumvise ngaho amahoro n'umutekano utanga biboneke ku muntu wese dukurikiye ku Isezerano TV mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen.